Igitondo cyiza bakunze bibuga Global TV gicamunsi n'umugoroba mwiza kuba twumvira ku ngingo zitandukanye abatwumvira mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hakurya y'amazi magari. Kaza nanone kandi mu kiganiro uyu munsi mu minsi aho dusubira inyuma mu mateka tukareba ibihe by'ingenzi byaranze amateka y'ikiremwa muntu mu isi. Turi tariki 28 Mutarama cyangwa se ukwezi kwa mbere kwa 2026. Tariki nk'iyi mu mateka byari mu 1820 nibwo itsinda ry'ingabo z'Uburusiya zirwanira mu mazi ni Russia Naval Force zavumba umugabane wa mbere ukonja kurusha indi, ubwo izi ngabo z'Uburusiya zari ziyobowe na von Gieman. Ukonja kurusha indi mu isi n'umugabane wa Antarctica. Ubwo bano bagabo babiri bavumburaga uyu mugabane, nta kimenyetso na kimwe kigaragaza ko hari ubuzima bwigeze buhaba kigeze kigaragara bitewe n'ubukonje navuga burenze igipimo buba kuri uno mugabane cyangwa se buba kuri kara gace ka Antarctica. Na n'ubu kandi ni agace kadatuwe usibye ko kagiye karimo ibigo bitandukanye bikora ibijyanye n'ubushakashatsi mu isanzure cyangwa se ubushakashatsi ku zindi ngingo zikomeye zifitiye inyungu isi yose muri rusange. Nyuma y'ikinyejana kimwe ahasaga mu 1957 nibwo Uburusiya bwabaye igihugu cya mbere kigiye byari ubumwe bw'Abasoviet, nibwo cyabaye igihugu cya mbere cyagifunguye station cyangwa se igice kizagikorerwamo ubushakashatsi mu gace ka Antarctica. Ni igihugu ibindi bihugu byaje bikurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubushinwa n'ibindi bihugu bivugwa kuba bifite station cyangwa se bifite ibigo bikora ubushakashatsi habe mu isanzure cyangwa se ku zindi ngingo zitandukanye muri kariya gace ka Antarctica. Tariki nk'iyi ya 28 z'ukwezi kwa mbere mu 1871 byari mu kinyejana cya 19 nibwo ubwami bw'Abafaransa bwamanitse amaboko kuri leta ya Prussia. Mu gihe cy'ikinyejana cya 19 Ubudage bwari bugizwe na leta nyinshi ariko zitandukanye. Otto von Bismarck, umwe mu bagabo bakomeye cyane ndetse unazwi cyane mu mateka y'Uburayi na Afurika, turaza kumukomozaho kuko n'umwe mu bagabo bahurije hamwe ibihugu bitandukanye mu Burayi bajya imigambi yo gucamo Afurika ibice. Turabigarukaho nyuma y'iyi ngingo. Tariki nk'iyi rero 28 z'ukwezi kwa mbere ku 1871 Ufaransa bwamanitse amaboko. Uti rero byagenze bite? Napoleon wa gatatu uyoboye ubwami bw'Ubufaransa yarafitiye ubwoba bukomeye cyane ino leta ya Prussia yariyobowe na Otto von Bismarck. Barafashe gahunda yo guhuriza hamwe leta zitandukanye bakora ubwami buhuriweho bw'Ubudage. Nk'uko koko yabikekaga, yatangije ibitero bikomeye kuri ino leta ya Prussia yariyobowe na Otto von Bismarck. Navuga ko ari kimwe mu byemezo yafashe byaje no kuvamo inzozi mbi, kuko igihugu cye cy'Ubufaransa, umurwa mukuru Paris, wazengurutswe amezi 4, bituma abaturage bari bawurimo batangira kujya barya bagenzi babo, abandi bakarya imbeba, abandi bakifashisha za nyamaswa zishyirwa mu mujyi kugira ngo zikoreshwe mu bikorwa by'ubukerarugendo, ibizwi nka zoo mu ndimi z'amahanga, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Umujyi wa Paris nyuma y'uko wazengurutswe amezi 4 nta biribwa n'amazi bwinjiramo, byahise bituma ubwami bw'Abafaransa bw'icyo gihe bumanika amaboko bwemera ko utsinzwe na Otto von Bismarck. Biroro byose binatuma Ubufaransa n'ubundi butakaza intara za Alsace ndetse na Lorraine. Turaza no kuvuga ku buryo zino ntara ari kimwe mu byatumye cyangwa se runo rugamba rwa Franco-Prussia War ni kimwe mu byatumye intambara ya mbere y'isi yose itangira, bitewe n'uko Ubufaransa nyuma yo kwiyubaka bwakomeje kugirana igisebo cyo kumva ko bwatsinzwe n'Ubudage. Turaza kubigarukaho. Nyuma rero yuko batakaje intara za Alsace na Lorraine, haje no kubaho gukorera karasisi mu murwa mukuru w'Ubufaransa Paris. Ibi rero byakozwe byasize bibitse ikintu kitari cyiza mu ntekerezo z'Abafaransa. N'uyu munsi kandi iyo bibukije by'urugamba batsinzwe n'ukuntu batakaje intara za Alsace ndetse na Lorraine, ntekereza ko umufaransa wese ukunda igihugu cye uba usa nkaho umushimye mu ntekerezo cyangwa se umwibukije amwe mu mateka atari meza yerekeye igihugu cyabo. Tariki nk'iyi rero ni tariki yibukwaho ko Ubufaransa bwamanitse amaboko biyamanikira ino leta ya Prussia yaje kuvamo Ubudage tubona kuri ubu ngubu, bikozwe na Otto von Bismarck. Uyu mugabo navuze ko tubuze kumukomozaho. Otto von Bismarck navuga ko umwaka utajya wibagirana mu Banyafurika n'umwaka w'1884 n'umwaka ubitse amateka y'uko ari bw'ibihugu bitandukanye mu Burayi byatangiye kugira ibitekerezo by'uko bishobora kwagura imbaraga ndetse n'ibyo twakwita hegemoni bikava mu Burayi bigatangira kuza gushaka ubukoloni cyangwa se bakoloniza hashya. Nyuma y'uko rero ibihugu bitandukanye mu Burayi byari birimo birubaka inganda, bakeneye abakozi ndetse banakeneye birumvikana byo bashobora gukoresha mu nganda zabyo bizwi nka raw materials mu ndimi z'amahanga, batekereje ko umugabane wa Afurika ushobora kuba inzira nziza cyangwa se icyerekezo cyiza cyagomba guhaza irari bari bafite mu kubaka inganda nyinshi ndetse no gushaka abakozi
bo kwifashisha mu nganda bubakaga. Nk'uko babitekerezaga rero, Afurika yagowe yabaye icyerekezo cy'abanyaburayi. Otto von Bismarck ni umwe mu bagabo bayoboye zino nama cyangwa se bayoboye iyi nama yateranye guhera mu 1884 kugeza mu 1885. Ikaba inama yaciyemo Afurika ibice. Ibihugu mubona n'ubuso bwabyo kuri ubu ngubu byemerejwe muri iyo nama yabereye Berlin, bizwi nka Berlin cyangwa se Berlin Conference mu ndimi z'amahanga. Ni Otto von Bismarck watsinze Napoleon wa gatatu w'Ubufaransa. Ubufaransa bumanika amaboko, ariko kandi Otto von Bismarck wongeye guhurizamo ibihugu bitandukanye mu Burayi, byose bicamo imirwi ibihugu bya Afurika, buri wese agakata aho ashatse cyangwa se buri wese agafata aho ashatse. Gutakaza rero kw'Abafaransa muri ino ntambara yiswe Franco-Prussia War, bagatakaza n'intara za Alsace ndetse na Lorraine, ni kimwe mu bintu byahaye cyangwa se byatije ingufu kumva ko Ubufaransa bwageneye icyo gisebo, bituma mu 1914 cyangwa se mu 1914 ubwo intambara y'isi yatutumbaga ibihugu mu Burayi bishaka kumvana imitsi, Ubufaransa bwafatiyeho bita buhangana bikomeye cyane n'igihugu cy'Ubudage, kuko bifuza gusubirana intara zabo za Alsace ndetse na Lorraine. Abanyamateka batubwira ko iyi ngingo iri mu byatumye rwose intambara ya mbere y'isi yiswe iya mbere y'isi yose, kuko ni intambara yabereye mu Burayi ariko iza gutwererwa isi yose. Abanyamateka batubwira ko yari imwe mu mpamvu yatumye rwose urugamba rukara, bitewe n'uko Ubufaransa bwumvaga bukeneye kwihorera ku Budage, ariko kandi bunakeneye kwisubiza zino ntara zabo za Alsace na Lorraine. Bari babonabonye amaboko, bafite Ubwongereza ku ruhande rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakoresheje uno mwanya bari babonye kugira ngo bisubize intara zabo. Byaje no kurangira n'ubundi intara za Alsace na Lorraine ubwo Ubudage bwatsindwaga intambara ya mbere y'isi yose, zino ntara n'ubundi zisubiye ku gihugu cy'Ubufaransa. Tariki nk'iyi rero iri mu mateka nk'itariki Ubufaransa bwamanikiyeho amaboko ku Budage, ariko kandi Otto von Bismarck nyuma y'imyaka mike cyane bicaza ibihugu bitandukanye mu Burayi kugira ngo bitekereze uko byakigabanya ibihugu bya Afurika byari bigizwe n'ubwami buto ndetse n'ubwami bugari muri ibyo bihe by'ikinyejana cya 19. Tariki nk'iyi kandi mu 1915 ubwo mu Burayi intambara ya mbere y'isi yose yacaga ibintu, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress yaricaye itekereza ko yashyiraho itegeko mu byiswe Coast Guard Law. Ni itegeko ryagomba guhuriza hamwe ibirindiro bito bito bya gisirikare byari biri ku myaro y'inyanja uhereye kuri Atlantique ndetse na Pacifique, bagakora itegeko ribihuriza hamwe kuko batekerezaga ko intambara ishobora kuva mu Burayi, Abadage bakerekeza ibyerekezo mu nyanja ya Atlantique bakambuka mpaka ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki rero nk'iyi 28 z'ukwezi kwa mbere mu 1915 nibwo Kongere ya Amerika, ubwo ni Lower ndetse na Upper Chamber, ubwo ni icyumba cy'abadepite ndetse n'icy'abasenateri, bashyizeho rino tegeko. Ni itegeko kandi kuri ubu rigikurikizwa cyangwa se rikigenderwaho kugira ngo bahurize hamwe ibirindiro bito bito bya gisirikare byari biri mu bice bitandukanye hirya no hino, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose zikora ku nyanja, aho bari bafite ibigo bito bya gisirikare byose babihuriza hamwe bakora nk'icyo twakwita ikigo kimwe, ariko munsi y'itegeko ntabwo ari ikigo cyubatswe ahantu runaka, ahubwo ni itegeko ryabihurije hamwe kugira ngo bunge imbaraga no mu gihe intambara ya mbere y'isi yose ari kwerekeza ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isange kino gihugu gifite imbaraga kandi gikomeye, kuko Amerika yari imaze gutekereza ko igomba kujya gutabara inshuti zayo mu Burayi. Twabikomojeho Ubwongereza n'Ubufaransa ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo batekereza ko ari igitekerezo cyiza kuba bajya kubatabara. Ibyo rero byase bituma batekereza ko icyo gihe igihugu cy'Ubudage cyari gikomeye mu kinyejana cya 19 n'ikinyejana cya 20, kuko nyuma y'imyaka mike Ubudage nabwo bwatangije intambara ya kabiri y'isi yose. Batekereza ko intambara bashobora kwirekeza ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bashyiraho rino tegeko ryahurizaga hamwe ibigo bito bito bya gisirikare ko bikorera ku mazi kugira ngo byunge imbaraga intambara niva mu Burayi muri Amerika isange kino gihugu gikomeye. Tariki nk'iyi kandi mu 1986 habaye ikiswe NASA Challenger Accident. Ni impanuka yabaye ubwo ikigo cy'isanzure cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika NASA cyageragezaga kohereza icyogajuru mu isanzure. Icyogajuru cyari gifite mission yo kureba niba hari ahandi ubuzima bushobora gushoboka hatari hano mu isi, ndetse no gukomeza kwiga byinshi bitangaje mu isanzure. Ni muri Leta ya Florida mu kigo cya Kennedy Space Center. Tariki nk'iyi 28 z'ukwezi kwa mbere, iki cyogajuru ubwo cyamaraga amasegonda 73 gihagurutse cyahise gikora impanuka. Impanuka kandi ishingiye ku binyabutabire byari byifashishijwe ubwo cyajyaga guhaguruka, ndetse binashingiye ku cyo twagiranya turbine cyangwa se moteri ishobora gutwara cyangwa se guhagurutsa bino byogajuru bigana mu isanzure. Iyi mpanuka rero yatumye n'ubundi NASA itekereza ku kwita ku kuntu ishobora kujya ikora za operation cyangwa se ibikorwa byayo byo mu isanzure mu buryo bwiza. Rero mu mateka byiswe NASA Shuttle Accident Challenger, kuko yahise ihindura muri rusange neza mu buryo bwuzuye ibikorwa byose NASA yatekerezaga gukora
mwisanzure. Nitwa Semugeshi Bayingana, iyi ni Buga Global TV, ni platform ikugezaho amakuru atandukanye dukomoza kuri byinshi, dufite ingingo zitandukanye. Ikiganiro politiko kurikiramo ubusesenguzi butandukanye, mba ndi kumwe na mugenzi wanjye Iradukunda Joseph, kurikira kandi amakuru ya showbiz ndetse tukanakurikira uyu munsi mu minsi, dusubira inyuma mu mateka tukakubwira byinshi byaranze uyu munsi. Dufite n'izindi ngingo nyinshi tuzakomeza kubagezaho, mukomeze mugumane natwe, twishimira kubana namwe. Kora subscribe niba ari ubwa mbere dukurikiye, ubundi Imana iguhe umugisha.